Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro bya Black Voice Media TV. Muri aka kanya tubazaniye amakuru ashyushye y'uyu mugoroba cyangwa se y'ijoro ryo ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi, aho urugamba rwamaze kuba rwahinana. Tombe zabaye tombe mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo. Tugiye kuba twagarukaho kuko urugamba rurakomeje, rwatangiye ku munsi w'ejo, none ubu ngubu urugamba rurakomeje mu buryo bukomeye cyane, by'umwihariko ahitwa Biraro Mbiri. Urugamba rwamaze kuba rwaba urundi rwego cyangwa se rwajya mu cyiciro cyo hejuru cyane ndetse no mu bice bya Mikenke. Si ibyo gusa kandi, Manzi Willy Ngarambe, uyu nguyu ni vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, yamaze kuba yanenga cyangwa se yagaya ikipe y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ukuntu yifashishijwe nk'igikoresho cya politike. Colonel Nangawe ikipe yayishimiye cyangwa se yayishimiye mu rwego rw'uko ngo hari urwego rwiza bagezeho bose nabo mu cyanya kimwe cya AFC M23. Mu gihe mu gihugu cy'u Burundi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bakunze kwita Neva yamaze kuba yaha ishimwe umuryango w'umusirikare uherutse gupfira Poezero mu buryo bukomeye cyane. Ahangaha rwose hari amakuru akomeye mu Burundi. Abasirikare bakoze akarasisi kuri stade Intwari, banerekanamo intwaro zitari izabo nk'uko biri kuvugwa ko zimwe mu ntwaro berekanye ari iza leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo ngo hajemo n'akantu ko kutumvikana hagati ya Kongo n'u Burundi ku bijyanye n'izo ntwaro, kubera ko Kongo ngo yohereje amakamyo yo gupakira zimwe mu ntwaro zagaragaye mu myereko kuri stade Intwari ubwo bari kwizihiza umunsi w'ubwigenge. U Rwanda rero narwo rwamaze kuba rwatungurwa n'ibihugu birimo Qatar ndetse na Kazakhstan. Ibihugu byatunguye u Rwanda mu rwego rwo kubashimira cyangwa se kubagiserera no kubashyigikira mu byiza bakora no kubifuriza amahoro. Ibintu nk'ibyo ngibyo nyine uraje ubone muri iki kiganiro. Ni mu gihe mu gihugu cya Uganda General Muhozi nawe ndetse n'undi mugore uherutse kumwibasira we na se, uyu mugore yaje no gushinjwa ibyaha byo guteza akavuyo mu baturage no kubasuzuguza abayobozi. Turaje tukubwire amakuru mashya amaze kuba yasohoka kuri iyi ngingo mu buryo bukomeye cyane. Louise Mushikiwabo, uyu ni umukandida w'umunyarwandakazi uzwi cyane mu kuyobora umuryango wa OF. Uyu nguyu rwose yamaze kuba nawe yatangaza ibintu bikomeye cyane agiye kuba yakorera uyu muryango, kuko ngo afite icyizere cy'uko ashobora kongera kubona umwanya wo kuyobora uyu muryango yari amaze n'ubundi gihe kinini ayoboye. Ni mu gihe mw'iki kiganiro tuza kurebera hamwe umugambi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kuba yateguraho kugira ngo ibuze Louise Mushikiwabo kuyobora uyu muryango wa OF w'abavuga ururimi rw'igifaransa. Ni mu gihe Uburusiya nabwo bwamaze kuba bwakora ibintu bidasanzwe bigatungura isi, bigatungura Ukraine, bigatungura na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi nabyo turaza kuba tubigarukaho mu buryo bukomeye cyane. Nshuti bakunzi rero mukunda gukurikira ibiganiro byacu, icyo tubasaba ni ikintu cyoroshye cyane. Ibuka gukanda kanda like ku kiganiro cyacu kugira ngo kirebe kimeze neza, kitagenda gitegwa cyangwa se kidahagarara, ariko nanone kigere no ku bantu benshi. Ikindi tugusaba, niba utarakoze subscribe, ukibona ijambo ryitwa subscribe munsi y'iki kiganiro kandi ukaba wumva ko dufite amakuru yo mu byerekezo byose, kora subscribe uhita ufungura n'akazogera kugira ngo utazongera gucikwa amakuru yacu, kuko buri gihe tubagezaho amakuru abagezweho mu buryo bukomeye cyane. Njyewe rero turi kumwe mu kiganiro nitwa Baraka, nje muri studio muri iri joro cyangwa se muri uyu mugoroba bitewe n'uko wabyita, kugira ngo mbanze nkugezeho amakuru agezweho arangaya amaze kukubwira ndetse n'andi tutagarutseho mu ngingo. Ubwo rero ni byiza kutuza kubana utuje kandi ugakora iki kiganiro kugeza kirangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa na byinshi bikubiye muri iki kiganiro nk'uko dutangiye tubyumva mu ntangiriro mu buryo ukomeye cyane. Reka duhere aya makuru ku bijyanye n'urugamba rwabereye Biraro Mbiri ndetse n'ahitwa Mikenke. Ubu tuvugana ivumbi ryamaze kuba ryatumuka ku buryo bukomeye cyane. Byagenze bite rero? Amakuru y'ingenzi aragaragaza ko muri bino bice ubundi Afande Charles Sematama uyobora Twirwaneho nyuma y'iminsi ibiri ishize yari yarasezeranyije abaturage baturuka muri ibi bice ko ngo mu minsi ibiri ishize ngo ubundi ngo bazatangira ukwa karindwi baramaze gusubira mu byabo. Niko yari yarabasezeranyije, gusa anabasaba ko bamusengera kugira ngo
we n'abasore be batwirwanaho babashe kubigeraho bafatanyije na AFC M23. Ibyo rero ntabwo byari byarakunze muri iyo minsi ibiri itariki ya mbere y'ukwa karindwi yageze, bitakunze ko abaturage baho basubira mu byabo. Indi tariki nayo ikurikiraho, ariko we amakuru yarari gutegura iki gitero cyabaye uyu munsi, ari nayo mpamvu cyabaye igitero kidasanzwe. Yaje gusobanukirwa ko abarwanyi bari mu bice bya Biraro mbiri ndetse na Mikenke, dore ko hose yarafitemo uduce duto duto, ariko ibice bafata nka centre izo zone cyangwa se izo territoire atariwe uzigenzura, ariko yarafite ibindi bice by'ingenzi biri strategique nk'imisozi miremire, ariko by'ubutaka butari bwinshi cyane. Noneho amenya ko bari gutegura igitero simusiga, igitero karundura cy'indege zo mu kirere, za drone, za kajugujugu, zo mu bwoko bwa Sukhoi, ndetse kandi kikazira rimwe n'ingabo ziri ku butaka zirimo za Wazalendo twirwaneho, ingabo z'abarundi tuza no kuba twagarukaho ahagana imbere mu kiganiro. Yamaze kumenya ko ngo bazaza ari igitero noneho simusiga kizaza kigamije kwica igihumeka cyose kandi ngo bidatinze. Ikintu cyaje kubaho rero, yaje kubatanga amasaha 35 yonyine ahita abatangizaho intambara karundura. Uyu mugabo Afande Sematama uyobora twirwaneho ku bufatanye na AFC M23 yakoresheje intwaro zitandukanye, ariko by'umwihariko iziri kuvugwaho cyane ni drone zo mu rwego rukomeye cyane. Ni drone bivuga ko zifite inkomoko mu gihugu cy'Ubushinwa. Izi drone ngo zijya hejuru cyane ku rwego rw'uko bigorana ko zabonwa na radari, hanyuma amakopura yazo amanuka afite umuriro, afite umurindi, ku buryo bigoranye kuba wayicika mu buryo bukomeye cyane. Kandi izi drone ngo zihamenya kuri target mu buryo utapfa gusobanura, cyangwa se mu buryo burengeje imitekerereze ya muntu. Ntabwo zipfa guhusha, kuko zibona target ziri kure cyane, ndetse kandi zikabasha no kuyihamyaho. Izi drone ngo zigenda ari drone ifite amakopura abiri ibumoso n'andi abiri iburyo. Aya makopura yose ibishobora kuyarekurira rimwe cyangwa se karekura imwe bitewe n'uri kugenda ayiyobora. Ariko izi drone nizo ziri mu ntwaro zifashishijwe mu kurasa muri bino bice bya Biraro mbiri ndetse na Mikenke, kubera ko uyu mugabo Afande Sematama we n'abarwanyi batwirwaneho bakoze ikitwa gucunga umutekano no kubaka inkuta, kugira ngo abaza kuba bagira umujinya cyangwa se n'ubwiyahuzi butaza guturuka ibice bya Biraro mbiri na Mikenke ngo byinjire mu bindi bice bitandukanye bisanzwe bigenzurwa na twirwaneho. Nicyo yabanje kubaka. Ibyo birangiye, birashoboka ko mu iyo minsi ibiri ari cyo kintu yari gukora. Birangiye, izi drone rero zagiye ngo zikurimburira abantu mw'abantu mwe. Abasirikare b'u Burundi barahaguye, abasirikare ba FARDC nimbabwira ngo barapfuye mwumve ngo barapfuye. Ubu tuvugana muri iri joro ivumbi ryamaze kuba ryabatumukana. Urugamba rwahereye ejo. Ninkubwira ngo muri iri joro ntugire ngo wenda naka kanya gusa, rwahereye ejo, ariko ejo rwari ruri ku butaka, uyu munsi rwageze ku madrone, ndetse kandi ku nkoresho zose cyangwa se ku ntwaro zose birimo biragenda bikoreshwa muri uru rugamba, ndetse kandi ku mpande zombi ubona ko rwose intare za Sarambwe twirwaneho barimo bagenda bitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Iyi mirwano rero yaje gusiga abitwa twirwaneho na AFC M23 bigaruriye igice cya Biraro mbiri mu buryo budasubirwaho, ndetse n'igice cya Mikenke, uretse ko yenda bashobora guterwa n'abacengezi baba bagiye bihishahisha mu baturage, ariko mu buryo bukomeye cyane byemewe cyangwa se byimazeyo. Izi ntare za Sarambwe n'Amadubu bamaze kuba bakigarura ibi bice mu mirwano twakurikiye uko amakuru yagendaga atugeraho. Si ibyo gusa kandi, Manzi Wiringarambe uyu nguyu ni Vice Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mugabo rero yamaze kuba yatangaza ko atazajya inyuma cyangwa se atazafana ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ya Leopard mu gihe Gisegeti akiri ku butegetsi. Yabivuze agira ati, kubera ko Gisegeti akiri ku butegetsi, iyi kipe arimo arayifashisha mu bikorwa bya politike byo kunenga u Rwanda, igihugu cy'abaturanyi, ubwo ni igihugu cy'abaturanyi, ndetse kandi no kunenga AFC M23. Kubera ko iyi kipe mwibuka ko hari ukuntu batsindaga ibitego, abakinnyi bamwe mu guserebura bagafata ikiganza kimwe bakagishyira ku munwa, ikindi bakagishyira nk'intoki ebyiri bakazirebesha ku musaya. Ibi ngibi rwose iki kiganza baba bashyize ku munwa, iki kimenyetso nanze kugikora kugira ngo nanjye naba mbaye nkabo. Iki kiganza kimwe bashyira ku munwa akenshi kiba ari icy'ubumoso, ngo baba bashatse kugaragaza ko amahanga yacecetse. Noneho iki kiganza kindi kiba kiri ku ruhande
akenshi gikunda kuba ari uburyo kiri ku musaya, intoki ebyiri zireba ku musaya, baba bashatse kuvuga ngo u Rwanda rwadufatiyeho imbunda, rwadufashe ku gakanu, hanyuma amahanga araceceka ni cya kindi cyo ku munwa, hanyuma imbunda baba bashatse kugaragaza ni za ntoki ebyiri ziba zireba ku musaya. Noneho uyu manzi w'Iringarambe yabyitegereje aravuga ati rwose nshingiye kuri ibi bintu ndi kugenda mbona rwose iyi kipe ntabwo nzayijya inyuma. Yabivuze mbere yuko Ubwongereza bukina n'iyi Congo, ndetse kandi bwanayisezereye irataha ku bitego 2 by'Ubwongereza ndetse na kimwe cya Congo. Ndetse kandi urumva ko ibyo yari yifuje ko ikipe ikomeza kujya imbere, ibimenyetso bagomba kubyereka isi yose, igikombe cy'isi kiba gikurikiwe n'isi yose, abantu bari kuzibaza atari kuki bari abaserebura kuriya, bigatuma basobanukirwa bakavuga ati burya koko wasanga ibyo bintu ari byo, ugasanga nyine binagize ingaruka ku Rwanda cyangwa se kuri Alliance Fleuve Congo. Ubwo rero ku ruhande rumwe ni byiza ko iyi kipe yasezerewe kugira ngo kiriya kimenyetso kireke gukomeza gukwirakwizwa no kwamamazwa n'abashaka guharabika uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'igihugu cy'abaturanyi baho cy'u Rwanda. Ibi byabaye nyuma gato ikipe imaze gutsindwa, imaze no gutaha. Uwitwa Colonel Nanga, uyu nguyu rwose ni coordinateur, ni umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo, we yashimiye aravuga ati rwose ni byiza, biteye ishema kubera ko ikipe y'igihugu cyacu yamamaje amabara agize ibendera ry'igihugu cyacu ku rwego wavuga ko rushimishije, nubwo batatwaye igikombe ariko nibyo birahagije. Yarabashimiye nyine ababwira ati courage kabisa, mukomereza aho ngaho, abanyekongo turabashyigikiye mu magambo make nyine. Ati kandi nabo mu bice tugenzura benshi muri bo barabashyigikiye, ntabwo yavuze ko ari bose, nta nubwo yashyize ku ijanisha ari nagavuga ngo 90%, ahubwo yavuze ngo benshi muri bo barabashyigikiye, courage kandi turabasengera, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu gihugu cy'u Burundi, Evariste Ndayishimiye yahaye ishimwe umuryango w'umusirikare uherutse gupfira .0. Uyu mugabo akimara gutanga iri shimwe kuri uyu ku muryango w'umusirikare wapfuye .0, ni ishimwe abantu benshi basibibaza ese ishimwe ni iriki. Yongeye amaranka uyu musirikare wamaze kuba yakipfira cyangwa se yamaze kuba yatabaruka aguye ku rugamba, yamwongereye amaraka. Abantu bamwe bati yabuze kuyaha abazima ngo bajye kuyakoresha ku rugamba, arayaha umuntu wapfuye ngo agira ate. Ku rundi ruhande bakavuga bati uyu mugabo arimo aragserera abakiri bazima kugira ngo bazajye mu rugamba baze ngo nibanapfa bazagomba guhabwa amaranka, bisa naho urugamba rugiye gutangira bushyashya. Ku rundi ruhande ababibona mu isura nziza bakavuga ati arimo arafata mu mugongo abo umuryango we. Hari ukuntu umusirikare aba yarapfuye hanyuma umuryango we ukajya ufata amwe mu mafaranga aba agenerwa n'igisirikare, ariko iyo afite iranki iri hejuru umuryango we ufata menshi kurushaho. Bamwe bakavuga bati ni ukugira ngo umuryango we ugire akantu kiyongeraho ku dufaranga bafataga yenda buri kwezi, uretse ko hari n'igihe harenga amezi 2 runaka cyangwa 3 umushahara utabagezeho, ngira ngo tujya tubikurikira mu kiganiro, ugasanga abasirikare banditse bati rwose umushahara wanze kutugeraho pe, kandi twebwe akazi twaragakoze. Ahanga ni mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero ni ushobora kubitekereza mu buryo butandukanye ibijyanye no guhishimwe umuryango w'umusirikare wapfuye kandi hari abazima yakabaye ari kuriha, ndetse kandi kuba waha ishimwe umusirikare wapfuye ibyo ni ibintu bisanzwe mu bisirikare byose by'isi, ariko icyatunguranye nuko yapfiriye wenda mu minembwe kandi urugamba rwaho rugikomeje. Ubwo rero urumva ko ibintu bikomeje kugenda biba bikurushaho. Ni mu gihe abasirikare b'u Burundi mu myiyereko yo ku munsi w'intwari berekanye abasirikare b'imbunda ntoya barakora karasisi, izindi nzego z'umutekano z'u Burundi zikora karasisi. Gusa ikintu cyatunguye benshi, haherekanwe intwaro, ibifaru bisanzwe n'ibidasanzwe, ikitwa BM21 y'iminwa irenga 40 ishobora kurasa amasasu arenga 100 mu munota umwe gusa. Iyi ngiyo yatunguye abantu benshi. Noneho iyi ntwaro Uburundi bwari bwaravuze ko ngo yahiye muri bya bindi byahiriye muri ka base militaire mu mujyi wa Bujumbura, ngira ngo twabigarutseho mu biganiro byabanje. Uburundi bwari bwaravuze ko intwaro ya FARDC n'ubundi yahiriye. Noneho igisegati yabwira Uburundi ati wese bagiye ku rugamba se ndakoresha iki intwaro zahiye. None iyi ntwaro yongeye kugaragara ari kuyikoresha mu myiyereko, kandi ntabwo bigize bagira ute, ntabwo bigize bayimurika bayiguze ngo bayipasinge cyangwa se bayerekane ko ari intwaro nshyashya ku rugamba cyangwa se yaje mu kazi k'igisirikare cy'u Burundi. Ntabwo bigize babyerekana, umuvugizi w'igisirikare ntiyabyerekanye, Gaspard Baratuza
bayizanye bayibikuye ari nshyashya ikiri no mu mashashi nk'uko Gisegeti yari yayohereje iturutse mu Bubiligi ashaka ko inyura ku butaka bw'u Burundi ngo ijye muri Kongo kurasa. None Burundi Ndayishimiye yaravuze ati ngiye rwose sinzwa na kamwe, ahita yibikaho. Ubu tuvugana yamaze kuba yayigaragaza mu myiyereko, none byanateyemo akantu k'uruntu hagati ye na Gisegeti, kubera ko Gisegeti ari kuvuga ngo nohereje amakamyo kugira ngo dupakire iyo ntwaro ndetse n'izindi zacu muba mubitse mutubeshya ngo zarahiye kandi mukizibitse, kubera ko mu myiyereko twazibonye, ndetse kandi muraza no kuba mwatwereka fagitire y'ahantu mwagiye muzigura hirya no hino ku isi kugira ngo twemere neza ko atari zacu mwibye, hanyuma mukabeshya ngo zahiye. Ahangaha niho hajemo akantu ko gushwanashwana, ariko ubona ko kadakaze cyane kubera ko basanzwe babana banakorana, bafite ukuntu wenda bari buze kuba babyumvikana, gusa ku rundi ruhande bishobora no gukomera nta wamenya. Ahandi mu yandi makuru, u Rwanda rwamaze kuba rwatungurwa kandi rwashimiwe n'igihugu cya Qatar ndetse na Kazakhstan. Ku ruhande rw'igihugu cya Qatar, igihugu cya Qatar gifite imigabane mu nyubako y'ikibuga cy'indege cya Bugesera, banafite mu gihe kiri imbere biteganwa ko Qatar izagira ishoramari ringana na 40%, imigabane ingana na 40% muri Rwanda Air, indege isanzwe ikoreshwa mu Rwanda by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Qatar biravuga ko izagiramo imigabane ya 40% mu gihe kiri imbere, ni mu gihe kuri ubu n'ubundi hari indi migabane bagifitemo. Ubwo rero igihugu cya Kazakhstan rero nacyo kimaze igihe cyunga cyangwa se kizamura umubano wacyo n'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe no mu gihe cyashize umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yagiyeyo, ndetse hari n'intwaro zaguzweyo na Afande Mubaraka Muganga, ubwo twabibonaga mu gihe cyashize n'ubundi ari kuzifotorezaho. Ubwo rero iki gihugu, ibihugu byombi Qatar na Kazakhstan cyo byahuriyeho byanditse ibaruwa ishimira u Rwanda ko ruri kugenda rwiyubaka, ndetse kandi bavuga ko ngari umufatanyabikorwa mwiza muri Afurika, nk'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere kandi kiri kuzamuka ku iterambere ku muvuduko wo hejuru, ndetse kandi babashimira ko ngo bazakomeza gukorana mu bikorwa bitandukanye, ariko by'umwihariko bumvaga ko bari kubaha congratulation cyangwa se kubashimira ko bagize umunsi w'intwari mwiza, cyangwa se umunsi wo kwibohora, bari ko mvuga umunsi wo kuva mu by'ubukorone, ubwo mu Bubiligi yemeraga akamanika amaboko ati noneho mbahaye ubwigenge. Nyine u Rwanda rwashimiwe ubutwari bwarwo n'aba bashuti b'u Rwanda mu buryo bukomeye cyane, bati tubifurije igihe cyiza cy'ubwigenge mwahawe buvuye ku Babiligi, ariko mwari mwabuharaniye kandi bwagezweho, ndetse kandi biranagaragara ko hari ibikorwa mwagiye mukora byo kubaka igihugu cyanyu mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero mu magambo make ni iki ngicyo cyari cyabaye mu gihugu cya Uganda. Rero General Muhoozi Kainerugaba, uyu nguyu ni umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda, yamaze kuba yatangaza ko umugore cyangwa se umukecuru w'umudokiteri uherutse gutabwa muri yombi ashinjwa guteza akajagari no gususuguza abayobozi abaturage, aho yazanyemo akantu k'amacakubiri, gucamo abaturage ibintu nk'ibyo ngibyo mu mvugo yari yatangaje ko uyu mugore rwose ngo yemerewe kuba yasohoka, kuko yari yatawe muri yombi kugira ngo bitica iperereza, akaba yahunga cyangwa se agahindura bimwe mu bimenyetso bigaragaza ibyaha yakoze, niba ari nk'amafoto cyangwa se inyandiko yashyize hanze akaba yenda yazisiba, ariko yemerewe kuba yasohoka. Ubu bisa naho yenda no kubabarirwa hano muri kino gihugu cya Uganda. Ubwo rero abantu bakomeje kubihanga amaso ngo barebe ese uyu mugore araza kubabarirwa yitahire, cyangwa se araza kuba yakomeza kuba yajya mu by'inkiko no gufungwa. Ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo biri kuvugwa mu gihugu cya Uganda. Umudamu cyangwa se umubyeyi witwa Madame Louise Mushikiwabo, uyu nguyu rwose amaze igihe ayoboye umuryango OF. Uyu ni umuryango w'abavuga ururimi rw'igifaransa, francophonie, cyangwa se ishyirahamwe OF, by'umwihariko rizwi cyane nka francophonie, abavuga igifaransa. Yongeye kugaragaza imigabo n'imigambi imbere y'abaminisitiri bagize ibihugu bigize uyu muryango bose i Paris mu Bufaransa. Yagaragaje imigabo n'imigambi kimwe n'abandi bose bakandida bari biyamamaje, ariko nyuma gato yongeye gutangaza andi magambo agaragaza ko afite icyizere ko nta muntu uza kumukura kuri uyu mwanya bitewe n'uko abaminisitiri ngo nubwo yari kubabwira message ababwira imigabo n'imigambi, ariko ngo mu maso yarabonaga ko bafite amarangamutima y'uko bazamutora akongera akaba umuyobozi w'uyu muryango OF. Ubwo rero tugiye gutegereza nabyo turebe ese biri kugenda byerekera he, ese azatsinda amatora. Gusa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo yamaze kuba yapanga diru ikomeye cyane yo kugira ngo uyu mudamu
atazongera kuyobora uyu muryango wa OEF. Bahagurukije umukandida ndetse kandi uwo mukandida bari kumwagiserera mu buryo bukomeye cyane, bamutera inkunga, bamuhamagarira amashuti y'abaminisitiri b'ibihugu bitandukanye, bababwira ati u Rwanda rwaraduteye, ntimuzatore Louise Mushikiwabo ahubwo muzatore uyu wacu. Ni umukobwa wa Patrice Lumumba, intwari y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yanishwe n'abakorone b'Ababirigi, ndetse kandi mu gihe cyashize iryinyo rye ryazanywe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu cyubahiro gikomeye cyane, mu gihe ibindi bice bishobora kuba byaraburiwe irengero cyangwa se bibitswe muri mize zo mu Bubiligi. Umukobwa we rero nawe yamaze kuba yakoherezwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo abashe guhangana na Louise Mushikiwabo mu by'amatora yo kuyobora umuryango OEF. Ayo nguko rero ukuntu ibintu byifashe, ni mu gihe igihugu cy'Uburusiya nacyo cyongeye gutungura isi yose muri rusange, kigatungura Ukraine, kigatungura umuryango wa OTAN cyangwa se NATO, kigatungura na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cy'Uburusiya nyuma yuko drone za Ukraine zibasiye ibice bitandukanye by'Uburusiya, igihugu cy'Uburusiya nacyo cyongeye kurasa misile karundura. Iyi misile yamaze kuba yatera ubwoba abantu kubera ko ibice bayirashemo byose byamaze kuba byaba intabire, ivu, byamaze kuba byaba amatongo mu minota nk'iyo guhumbya, kandi ni misile itabasha guhagarikwa n'ubwirinzi bw'ikirere ubwo aribwo bwose. Ubwo rero iyi misile ifite ubushobozi bwo kuba yarasa igihugu icyo ari cyo cyose cyo muri OTAN, kubera ko nta gihugu na kimwe gifite ubwirinzi bubasha kurinda iyi misile, ndetse ifite n'ubushobozi bwo kurasa muri Amerika kandi ntihagire ikiyikumira cyangwa se iyitangira, kubera ko igendera ku muvuduko wa Mach 6, kugendeye ku muvuduko w'ijwi gukuba inshuro 6, mu gihe ubwirinzi bwinshi bw'ikirere budakunda kurenza Mach 4 cyangwa se 3 ku muvuduko. Bivuze ngo ubwirinzi bw'ikirere bwa OTAN cyangwa se bwo mu Burayi cyangwa se bwo muri Amerika bushobora kujya kwikangura cyangwa se kugira ngo buyihagarike imaze akanya gatoya irashe yamaze kuba yagera ku ntego mu buryo bukomeye cyane. Ibi rero byakanze isi, bavuga bati Abarusiya bagiye kutuyoboza inkoni y'icyuma. Ubwo rero aya makuru ndetse n'andi makuru agiye atandukanye urakomeza kuyakurikira kuri uyu muyoboro wa Baraka Voice Media. Njyewe twabanye mu kiganiro, nitwa Baraka, reka mbifurize kugira amahoro y'Imana no guhurira mu kindi kiganiro.